ntabwo urugo ari amazu, ntabwo amafaranga ari amahoro, ntabwo materadubure ari ibitotsi. Ijuru rero ntabwo ari ahantu, ahubwo ni ukuntu. Witeka umva gusenga kwanje, gutaka kwanje kukugereho, gusenga kwanje gushimwa imbere yawe kumubavu, no kumanika amaboko yanje kube nk'igitambo cya nimugoroba. Asifiwe. Iyo abantu bavuze amagambo hari icyo binyibutsa. Atubwiye ukuntu abantu banyoye bagasinda bakarwana bibukiranya amateka, ariko n'ababatijwe mu mwuka wera mu ba Efeso 5:18 bavuga ngo mwe gusinda inzoga ahubwo mwuzure umwuka wera. Ariko ababyigishijwe nabi bakawusinda nabi nabo bararwana. I Rusizi hari ikintu bitaga ngo ifuhe ry'umurimo. Murakibuka? Twari turi mu cyumba ahantu hamwe icya Ikamembe ni Igihundwe. Noneho umukobwa arinjira, ni muri Nibature, hari umukuru w'abahanuzi abaramufashe ashaka kumucisha mu dirisha. Tuti baradufunga toya, ati ntabwo ari umuntu ujugunya, ahubwo nabonye mu ishusho y'imbwa. Akinjira nabonye ishusho y'imbwa, n'imbwa ndi kujugunya, ntabwo ari umuntu. Tuti n'umuntu warebye nabi, ati ndi kubireba mwimbwa. Uramujugunya aragera hasi yashenjaguritse, twese turafatwa dufungwa toya. Ati ibyo mwabyigiye ngo ni ifuhe ry'umurimo, mwabisomye he? Ngo hari agatabo kitwa Umutima w'umuntu, ngo kanditsweho ko imbwa ari umusambanyi. Ibyanditswe byarasi bivuga ko imbwa ari umusambanyi? Oya. Twaramufashe arakurura, natwe turakurura, tuba benshi, turamumwaka, tumusubiza mu byicaro. Bari bamuziho ubusambanyi, ngo yaranavuye gusambana, none ngo arabibona. Ariko ndavuga ngo wabibona utabibona wize nabi. Hano mu rusengero ni ibitaro by'abarwayi, ariko abarwayi b'urusengero ni abanyabyaha. Iyo muri hashika abarwayi habonetse inkomere nyinshi, baravuga ngo abari koroherwa mwese mutahe. Hano mu rusengero rero umunyabyaha kurusha abandi aturusha umwanya hano. Abatagira ibyaha rero muhigamire maze abarwayi bavurwe. Bari bagize amahirwe babonye ikiraka cyo kuvura uwo muntu, kandi ni Imana yari imuzanye kuko sibo bamuhamagaye. Namujanye iruhande bandi, ninde wabigishe kwimbwa ari umusambanyi? Ngo hari agatabo k'Umutima w'umuntu. Ndabandereka nkwigishe imbwa ikisobanura mu byanditswe byera. Abacamanza 7:5, imbwa niziduhigisha zirinda urugo. Ariko usomye Zaburi ya 22:17, imbwa ni umuntu w'umugome. Yeremiya 15:3, imbwa ni ikirwanisho. Ya magambo abantu bakoresha ngo urandeba ngo ndi mugufi ariko ibeshe unkoreho, imbwa zikurye. Matayo 15:26, imbwa ni umunyamahanga. Yesu yabwiye umunyakanani ngo nta wafata ibyo kurya by'abana ngo abijugunyire imbwa. Umunyakanani ntabwo yavuze ngo urantutse kuko ryari izina ryabo. Aravuga ati ariko mwami, imbwa nazo iyo ba nyirazo barira ku meza hari ibigwa hasi by'uvungunyukira, zashobora kwinjira zigatoragura. Yesu aravuga ngo kwizera kwawe kuragukijije. Abafilipi 3:2, imbwa ni umuhanuzi w'ibinyoma. Petero ya 2 igice cya 22, imbwa ni umuntu wavuye ku caha akagisubiraho yararahiye ko yakivuyeho. Ibyahishwe 22:15, imbwa ni umuntu wumvise ubutumwa bwiza bukiza akinangira umutima. Nta handi hagira ubusobanuro bw'imbwa uretse ibyo mvuze. None imbwa wabikuye? Ntabwo Imana yaje kwerekana ishusho y'umusambanyi ngo ibizane mu shusho y'imbwa. Ikintu gisambana ni abantu. Ntabwo amatungo asambana, ategereza ibihe byazo. Kandi mu ngobyi ya Edeni, Adamu amaze gukora icyaha, hari ibyo twatakaje amatungo yasigaranye. Ni ikintu cyo kwihumuriza.
ihene imenya ko ihene mugenzi wayo iri mu bihe ku metero 50, inka ni ku metero 100, imbwa ni ku birometero 3. ariko umuntu uko yakoze icyaha byose bikiboroka bigafungwa, kandi umuntu niwe wenyine unuka yatakarabye. Ntashobora kumenya ko umugore we ageze mu gihe cy'uburumbuke nubwo baba bafumbatanye. Nta muntu wabimenya, ariko ihene yabimenya, imbwa yabimenya, inka yabimenya, ikishira distance kigirayo. ariko umuntu yaba uwabyaye aramwegera, yaba ufite inda akamwe ahantu bari natwe Bibiliya iravuga ngo ntimusinde inzoga mwuzure umwuka wera. Barasindaga bakarwana umwuka wera, bakajugunya abantu ngo nabanyabyaha, bakabajugunya hanze ngo nifuye ry'umuriro. Ngo hano mu rusengero ngo hasigara abakiranutsi gusa, abakiranutsi wababonaye. Ahubwo abo banyabyaha nibo bo kwiyegereza umwuka wera, tuwusinda nabi, tuwusinda nabi. Yatubwiye ati hari uwaje hano wese ntabwo arataha amaramasa. Abantu batangiye kwibaza, ndi kumva barajujura tese ndabona inkweto ko nta nkweto ngira, ese ko naburaye ndasanga ibyo kurya byabonetse sinzi. Ariko ntabwo ari ibyo yavugaga. Muri 87 1947 twari turi Bukavu ku ishuri, umuzungu ava muri Swede arabwiriza. Umuntu wakundaga gufashwa ari muri auditoire aravuga ngo haleluya haleluya. Umuzungu arahungabana, abaza umushumba ati ndebera kuri a muntu yasaze. Umushumba aravuga ati nta kibazo afite ndamuzi, komeza akazi kawe. Ati none ko ari gutuma nteshuka ngatumutwe, ati nta kibazo. Arabwiriza wa muntu aravuga ngo haleluya haleluya. Nyuma mu kiruhuko wa muzungu aramuhamagara ati ngwino nkubwire. Bari bamumweretse nibite, ati ni byiza. Uri kuvuga ngo haleluya ngahungabana nkaberwaho naringeze, umbabarire wihangane. Yamurebye ku birenge asanga ntabwo agira inkweto. Aravuga ati wihangane, nyuma y'igiterane utongeye kuvuga ngo haleluya ndakugurira inkweto. Arabyemera. Tuvuye mu kiruhuko ni hari ipanzi, twinjiye mu rusengero. Umuzungu arabwiriza wa muntu, ariko ayo masezerano nta wundi wari uyazi yo kuvuga ngo nutavuga ngo warabanda guhinkweto. Bari babiri gusa abamenye ibanga. Arongera arafashwa bimubyimbamo, aravuga ngo wangurira inkweto utangurira inkweto haleluya. Pastor umushumba aravuga ati bya bindi wa muzungu yavuze yasaze, kuko niho yavuga ngo wangurira inkweto utangurira inkweto. Amateraniro arahagarara mujana hanze, kuki wavuze ngo utangurira inkweto, uri muzima mu mutwe? Aravuga ngo ni umuzungu wambwiye ngo ne kujana avuga ngo haleluya ngo arampa inkweto, ngo nibyo navugaga. Okay. Ashobora kugira icyo atahana ariko nta nkweto agira. Ashobora kugira icyo atahana nta n'ibyo kurya agira mu rugo. Wowe ufite ibyo kurya bigusaze ugataha ubusa. Amazu twihutira tushakisha tunari kuvugaho ntabwo ari urugo mujiwe kujya mukomfonda. Hari amazu hakaba n'urugo. Abantu benshi bafite amazu ariko ntibagira urugo. Abantu benshi bafite amafaranga ariko ntibagira amahoro. Abantu benshi bafite matera dubure ariko babuze ibitotsi. Abantu benshi bafite imiti ariko babuze ubuzima. Muri abaganga bapfa mbere yacu. Ariko Paulo yaranditse mu Bakorinto ba 2 igice cya 17 n'uwa 18 yaravuze ngo kubabazwa kwacu kw'igihwayihwayi kw'akanya ka none byose byiyongereza hamwe kuturemera ubwiza bw'iteka bukomeye. Ntabwo tureba kubiboneka ahubwo tureba kubitaboneka. Uko ibiboneka ni iby'igihe gito ariko ibitaboneka ni iby'iteka ryose. Abaragira icyo batahana rero nabizera gutahana iby'iteka ryose. Nta urataha ubusa. Imana ishimwe. Reka nkomeza aho naringeze. Turi ku ngingo ya mbere. Ku ngingo ya mbere, ijuru ribahe. Aba Efeso 4
Abaefeso 4 umurongo waho wa 7 turageza ku wa 10. Abaefeso 4 umurongo wa 7 kugeza kwa 10. Ariko umuntu wese muri twe yahawe ubuntu nk'uko urugero rw'impano ya Kristo ruri, nico gituma ivuga iti amaze kuzamuka mu ijuru ajana iminyago myinshi aha abantu impano. Ariko iryo jambo ngo yazamutse mu ijuru risobanura rite? Ntirigaragaza ko yuko yabanje kumanuka ikuzimu? Uwamanutse ni wazamutse aja hejuru y'amajuru yose kugira ngo asohoze byose. Nukugira ngo mbereke ko amajuru ari menshi, ejo narayavuze ariko ni menshi. Noneho tuyasome mu itangiriro, twatubazo ndadushikira nyuma ndangije kurangiza ingingo ya mbere. Itangiriro igice ca mbere ngiye kuyasoma umurongo wa 20. Itangiriro aravuga ngo Imana iravuga iti amazi yuzuremo ibyigenza byinshi cyane bifite ubugingo, kandi inyoni n'ibisiga biguruke mu isanzure ry'ijuru. Iryo ni irya mbere. Indege, ibisiga, imvura, ibyo ni ijuru rya mbere. Umurongo wa 14 reka dusome irya kabiri. Imana iravuga iti, umurongo wa 14 itangira igice cya mbere, mu isanzure ry'ijuru habeho ibiva bitandukanya amanywa n'ijoro, bibeho kubaho ibimenyetso byo kwerekana ibihe n'iminsi n'imyaka. Ngiri irindi juru rya kabiri ry'izuba n'ukwezi n'inyenyeri. Katurebe irya gatatu. Ibyahishuwe ni igice ca 12. Ibyahishuwe 12 umurongo wawo ni wa 7. Byashuye 12 umurongo wa 7 aravuga ngo mu ijuru habaho intambara, maze Mikayeli na bamarayika be bahagurukira kurwanya ca kiyoka. Ikiyoka kirwanana n'abamarayika bacu. Ngiri rya gatatu. Twumve Yesaya turebe irya 4. Yesaya 14 umurongo wa 12. Yesaya 14 umurongo wa 12. Wa nyenyeri yo mu ruturuturu we, mwana w'umuseke, kuvuye mu ijuru ukagwa. Mwumva iryo juru Satani avuyemo ni rya rindi yarwaniyemo. Waneshaga amahanga ko baguciye bakakugeza ku butaka. Waribwira guti nzazamuka nje mu ijuru, ahatigeze agera. Mwakurikire neza. Ijuru ry'imvura nibiguruka, ijuru ry'ibiva binini, ijuru ry'abamarayika. Satani ni marayika, ni Rusofero, ni marayika. Niryo yarwaniyemo, ariko Imana ikayabamo yose. Imana ikaba ku isi yose, Imana ikaba ikuzimu hose, Imana igakwira hose. Nukuvuga ngo ushaka Imana yakuganiriza uraha, yakuganiriza uri mu ndege, yakuganiriza uri mu masatelite, aho uri hose Imana yakuganiriza. Ijuru rero rya gatatu Pawulo yarigezemo abari Imana imwiyerekera kuko naho ihari, ariko yari ataragera mu rya 4. Ariko Yohana yarazamuwe arigeramo irya 4. Twumve uko yabivuze. Ibyahishuwe 21. Ibyahishuwe 21 ku murongo waho
n'uwa 22 haravuga ngo icyakora sinabonye urusengero muri urwo rurembo kuko umwami Imana ishobora byose n'umwana w'intama ari bo rusengero rwaho, kandi urwo rurembo ntirugomba kuvirwa n'izuba cyangwa n'ukwezi, kuko ubwiza bw'Imana ari bwo buruvira, kandi umwana w'intama akaba ari we tabaza ryarwo. Amahanga azagendera mu muco warwo, abami bo mu isi bazaneyo ubwiza bwabo, amarembo yarwo ntazugarirwa ku manywa na nijoro kuko ijoro ritabayo. Urumva ko Yohana yageze ahantu arenga izuba, ni ijuru rya kabiri. Ageze mu ijuru mu rurembo rwera, turasoma Ibyahishuwe 11, nirwo ruzamanuka ruva mu ijuru, none ihema ry'Imana rikegera abantu bayo. Yohana agezeyo bavugaga insengero, bavugaga aya mazu. Aya mazu yayarebaga nk'amazu yubatswe n'Abaroma nk'uko nababwiye, ariko agiye mu iyerekwa nuvuga ngo Satani ntabwo yageze mu ijuru rya kane, yashatse kurijyamo ntibyashoboka, ariko umuntu uri mu mwuka arigeramo. Ariko ntabwo arigeramo yagiye, ahubwo hagerayo umutima. Yari mu cyumba umusangamo, ariko atari mwari, ari mu ijuru. Ntabwo aburango n'umubiri ubure, ariko umutima uragenda ugakabakaba muri iryo juru. Yohana rero yarazamuwe agera mu ijuru rya kane, yitegereza ibyo bavugaga ari ku isi, arebye za ntambara barwaniraga amazu y'Abaroma bubatse, ashaka kwifuza kuyareba, kuko bayavugaga cyane bateho mu ijuru ni meza kurusha y'Abaroma, aba ariyo yihutira kureba. Agiye kureba aravuga ngo sinabonye inzu, ahubwo nabonye Imana ishobora byose na Yesu arirwo rusengero rw'aho hantu. Nizo mpamvu Imana ivuga ngo imibiri yacu ni rwo rusengero. Noneho rero ijambo ry'Imana avuga ngo ntabwo urwo rurembo ruzakenera kumurikirwa n'izuba cyangwa ukwezi, abura izuba, abura ukwezi, abura inyenyeri, kuko byo biri hasi. Ijambo ry'Imana avuga ngo ubwiza bw'Imana nibwo bwamurikiraga aho hantu bikabagirana kurusha izuba, kandi umwana w'intama niwe wari itabaza ry'aho hantu. Byanditswe hano, ntabwo hari izuba, ntabwo hari ukwezi, ahubwo ubwiza bw'Imana bwararabagiranaga bukabonereshereza aho hantu. Noneho rero umwana w'intama nawe akabitabaza ryaho, yakwitegereza akabura amazu, yakwitegereza akabura izuba, yakwitegereza akabura ukwezi, ariko agasanga ari heza kurusha ahantu azi ku isi hose, agasanga ari heza. Izo mpamvu iyo utagize amahirwe yo kujanwa mu buryo bw'umwuka ngo werekwe ikirere cy'ijuru, utekereza ko hano ku isi ari heza, bigatuma utinya gufata umwanzuro. Ariko iyo umuntu amaze kugerayo n'ijuru rya gatatu, kuko Imana yabonekeye Pawulo akaganira nayo, yarabutse ubwiza budasanzwe buruta ubwo ku isi. Agiye kugaruka aravuga ngo ibyarindamu yanje nabitekereje ko ari igihombo ku bwa Kristo, ndetse ku bw'uwo nabonye ibyanje byose, ndetse mbitekereza ko ari umwanda kugira ngo ndonge Kristo. Ijambo ry'Imana ngo nabonye ubutunzi butagira akagera aho hantu, aza yazinutswe iby'isi, aravuga ati byarangiye, burya hari byinshi tudafite. Ariko iyo utazamutse ngo urabukwe ukunda iby'isi. Igihe kimwe iwacu i Masisi abahungu bavukana, ise yagiye gupfa arabaraga. Amaze kubaraga aravuga ati bana banje muri babiri ntimukazagirana ibibazo, wowe uzavana hano ugeze aha, nawe uvana hano ugeze aha. Batigo papa aba aripfiriye, yabaragaga agiye gupfa. Wa undi mutoya aba arakijijwe, umukuru ntiyakizwa. Yakijwe afite abana batatu, nawe yari umugabo, ariko amaze gukizwa agira umuriro ugurumana, akagenda ari kubyina mu nzira. Iwacu ni mwijuru, iwacu ni mwijuru, iwacu ni mwijuru, iwacu ni mwijuru, ariko bivuga mu nzira bakagira ngo yasaze. Uko yagendaga ahura na mukuru we, aravuga ati hagarara nkubaze. Arahagarara ati wasaze? Ati ntabwo nasaze. Niba iki urimo? Aravuga ati nje ndi kuja mu ijuru. Uri kuja mu ijuru? Birarangiye, isi birarangiye. Ati si byararangiye, byararangiye. Mukuru aravuga ati ngiye gupima n'aba bantu.
ageze mu rugo mukuru we abwira umudamu ati madami twajaga turasuzugura ka gasambu data yadusigiye none twagize amahirwe murumuna wanje yagiye mu ijuru turahafatanya kare kare saa 12 wa muntu mukuru we na mugore we n'abana bari muri ya sambu ya murumuna wabo yamaze guvuga butumwa ahantu batazi akajaraja kwirirwa mu byumba ntaboneke muzi ngo yagiye he bati none yagiye he ati twarahuyanyibwira ko agiye mu ijuru okay ntajye arahinga inkuru iragenda imugeraho iyo ari mwivuga butumwa bati sambu yawe byarangiye mukuru wawe yahinze ati nibyo yi atereka nje kubabaza mukuhagera ati nimbwa wababwiye ngo mungereye mu sambu ninde wababwiye havata ahubwo twahuyigiye mu ijuru agarutse ryari ukamvira musa bati sindayivamo ukamvira muse sindayivamo nayihinze byarangiye icyakora nanjye ningusanga mu ijuru uzanyirukana ariko nanje nahisemo hano ababyeyi babijamo birananirana ariko yabikomezaga ubwende azukuri ariko ari gushaka guhima itorero satani yashaka kurwanya itorero turuka ashatse ntabwo ndayivamo tukayivamo bose barabizi barabivuga aranga mu babyeyi mu miryango aratsindwa arajurira aja muri leta aratsindwa urwego rwa rukarita aratsindwa groupement aratsindwa collectivité aratsindwa zone aratsindwa bigera ku paraki ari gutsindwa tumuntu wagiye mu ijuru ntabwo nzayivamo twaragabanye nafata ijuru nanjye mfatisi bageze kuri paraki haheru baravuga ati none murapfiki barababwira bavuze ngo icyaho mwanyuze hose bati murumuna we yaramutsindaga aho bageze yaramutsindaga bati natwe turavuze ngo aragutsinze aravuga ati ndabubashe kubw'icubahiro canyu ndemeye ko nsinzwe nanyandikire ko atazasubira mu ijuru anyandikire andika kutazasubira mu ijuru avata ariko uyu muntu bamubesheraga umenya atari mubi ko atadukereje ko atatugoye aravuze ngo mwandikire kutazasubira mu ijuru nabyo birakomeye ku muntu ukijijwe andika kutazasubira mu ijuru byabigeze ku babyeyi bati yemeye bati Imana ishimwe ari gusaba iki bati mukuru ari gusaba urwandiko gusa ko murumuna we atazasubira mu ijuru hasi yamugaruriye ibyo nibyo ngo yateye abimuhe andika vuba aranga akashishidikanya ababyeyi baraza bati andika niba utanditse tuyimuheshe kano kanya araba ari mukuri kuri paraki bazana rame de papier impapuro zuwe ati ni impapuro nushaka wandike uzimare ariko andika kutazasubira mu ijuru abantu barabati wagicucuwe ufite abana batatu barababesha ngo muzaja mu ijuru ngo muzasanga ninde wagiyeyo wabuze ati ntawe atariko barabitubwiye andika rero abonye igitutu c'ababyeyi na leta arandika njewe kanaka n'amazina yombe ndarahiye imbere y'urukiko rukomeye rukuru ndarahiye imbere y'umuryango ndarahiye imbere y'inzego z'ubutegetsi ko ntazasubira mu ijuru arasinya amaze gusinya mukuru ati ni iki nashakaga uzongera utubeshe nawe agenda ari kubwiriza ati burya babandi bababwiriza iby'ubwami bw'Imana barababesha mfite murumuna wanje yavuye haramucanga haramunanira haramukaranga dore yagarutse wa wundi wakijijwe murumuna we watsinze ntabwo yongeye kubwirizanya yajaga kubwira turavuga iki kutaravuga ijuru kandi ariyo turi kuja uravuga ntiwahakanye akaba aracecetse uwo murumuna we iyo bibaye bityo aba ari satani waje ufata ingamba zo kuyegurira Imana ntabwo yagombye gusinya ngo yandike ko atazasubira mu ijuru yagombye kwemera guhara iyo bigezaho byari bigezaho yemera guhara muravuga ngo mbese akabahe abari mu nkambi sindi bariho nababwiye ngo amazu ntabwo ari urugo hari abari mu nkambi y'Imahama bafite urugo ariko hari abari i Kigali bafite inzingana n'iru rusengero batagira urugo ariko bafite amazu ntabwo urugo ari amazu ntabwo amafaranga ari amahoro ntabwo materadubure ari ibitotsi ntabwo imiti ya farumasi ari ubuzima abantu babyumva nabi ntabwo kuva mu byo so yaguhaye byatuma udabaho uri umukristo yaratsinzwe rero nguko abantu batsindwa bavuga ijuru batabyumva ukubabazwa kwacu kw'igihwayihwaye kw'akanya ka none byiyongereza hamwe kuturemera ubwiza bw'iteka budashira ntabwo tureba kubiboneka ahubwo tureba kubitaboneka kuko iyo bibonetse aba ari by'igihe gito ariko ibitaboneka aba ari iby'iteka ryose bana sifiwe
mubonye ubwoko bw'amajuru. Abafarisayo bifuje kumenya aho ijuru riri. Turebe muri Luka 17 umurongo waho wa 20. Murebe muri Luka 17 umurongo waho wa 20. Abafarisayo baramubaza bati, ubwami bw'Imana buzaza ryari? Arabasubiza ati, ubwami bw'Imana ntibuzaza ku mugaragaro, kandi ntibazavuga bati dore ngubu cyangwa bati nguburiya, kuko ubwami bw'Imana buri hagati muri mwe. Ntabwo ubwami bw'Imana urukora ngo baramubaje bati none kutubwira ubwami bw'Imana kandi twadufite ubwami akaba ari ubw'Abaroma. Ubw'Imana bwo buziri hehe? Niba buzaturuka iburasirazuba tubwire turebeyo, niba buzaturuka amajyaruguru turebeyo, niba buzaturuka iburengerazuba turebeyo, niba buzaturuka mu majyepfo tubwire dutegure neza. Arababwira ngo ntabwo buza nk'uko umuntu areba ngo ngubwo cyangwa nguburiye, ahubwo ubwami bw'Imana buri hagati yanyu buremerwa mu mitima yanyu. Ijuru rero ntabwo ari ahantu, ahubwo ni ukuntu. Ijuru ntabwo ari ahantu, ahubwo ni ukuntu. Ukuntu umeze niryo juru. Ntabwo ari ahantu ho gutumbira ngo ngahariye, ahubwo reba umutima wawe. Imigani 4:23 haravuga ngo rinda umutima wawe kurusha ibintu byose birindwa, kuko ari iby'ubugingo byose bikomoka. Rinda umutima wawe, niho ijuru ryawe riri. Yarababwiye ejo ngo muzaba mwicaranye, umwe ari mu ijuru undi ataririmo, kuko biravuga ngo bazaba bafumbatanye, umwe azagenda undi asigaye, ngo umwe ari mu ijuru undi ari ku isi. Ariko kuko kuja mu ijuru hatazaja y'umubiri, hazaja ubwiza bw'Imana. Muri Mateyo 22 umurongo wa 23 kugeza umurongo wa 30. Abasadukayo ntabwo bizeraga umuzuko w'abera. Yesu ari kuvuga ubwami bw'Imana ko tuzaja mu ijuru. Baravuga batese iryo juru niriba ribaho ntabwo rizaba mu intambara. Abasadukayo niko babajije Yesu. Aravuga ngo iki muvuga intambara? Aravuga ati mu ijuru ntabwo hazabura intambara kubera igikurikira. Abantu batunze umugore umwe, umugore watunzwe n'abagabo babiri. Noneho abagabo bari umugabo umwe yatunzwe n'abagabo babiri, n'umugabo umwe watunze abagore benshi. Mu ijuru bizagenda urapfakaye urongera urarongoye, urapfakaye urongera urarongoye, none ariko Yesu agarutse wambaye ubwiza bw'Imana ugiye mu ijuru. None nitugera mu ijuru ikintu umuntu azabanza gushaka cambere ni umugore we, kuko azaba mukumbuye. None naje gushaka umugore we agasanga batatu yatunze barazutse bamutegereje. Hari umugabo sore duturanye, Mateyo 22 umurongo wa 23 kugeza 30. Yararongoye arapfa. Amategeko y'Abayuda murumuna baramucikura, afata uwo mugore wa kabiri nawe arapfa batabyaranye. Uwa gatatu nawe afata wa mugore nawe arapfa. Uwa kane nawe afata wa mugore nawe arapfa. Uwa gatanu nawe afata wa mugore nawe arapfa. Uwa gatandatu afata wa mugore nawe arapfa. Uwa karindwi afata wa mugore nawe arapfa. Abahungu babiri bakurikirana bari kumutunga bapfa, bari kumutunga bapfa. Abwo agize abagabo 7. Bati kandi yarabakundaga. None tugiye kuzuka kuri kuza kuzana intambara mu ijuru ziruta izo kwisi. Tugiye kuzuka rero mutegure. Maze babagabo 7 bazuki, maze wa mugore nabazuki. Yewe dore impambara. Umugabo wa mbere wamutunze ntabwo yamenya amakuru ko bamwakukanwe bose. Wari kwishakira umudamu we aramubonye, ariko yenda murumuna we yihuse amumutangaho, kuko nawe yabaye umugabo we. Kandi twazutse. Uwa gatatu nawe akeneye uwo mugore. Uwa kane nawe akeneye uwo mugore mu ijuru. Uwa gatanu nawe akeneye uwo mugore mu ijuru. Uwa gatandatu nawe aramukeneye. Nibamuhuriraho iyo ntambara yo ntizaruta yo kwisi. Yesu arasubiza ngo mwarahabye mwarayobye. Ntabwo muzi imbaraga z'Imana n'ijambo ryayo. Ntabwo mu ijuru hazongera kubaho kurongora. Abatekereza batyo bafite ikibazo. Ntabwo mu ijuru bazongera gutekereza ibyo kurongora, kuko bafite imibiri nki y'abamarayika. Tuhasome Matayo 22 umurongo wa 23. None dusome wa 29 nico gisubizo ca Yesu. Ibyo navuze biri haraguru, ntabwo ndabisubiramo kubisoma. Yesu arabasubiza ati mwarahabye kuko mutamenye ibyanditswe cyangwa imbaraga z'Imana. Mwizuka ntibarongora kandi ntibashingirwa, ahubwo bamera nk'abamarayika bo mu ijuru.
umuntu utegereje murongore mu birangiza hano ku isi. Ngaho mu ijuru ntabwo bizongera kubaho, ntabwo abantu bambaye ubwiza bw'Imana kandi nawe utekereje koko. Ariko ikidutera intambara ni iki? Ningera ku makamba, turi kwambikwa amakamba tugeze mu ijuru ku ngingo y'umurage w'abera. Ingingo ya mbere ni ijuru ribahe, niyo turi kuganiraho. Ingingo ya kabiri ni ibihe birindwi Imana yageneye isi. Ingingo ya gatatu ni ibyumweru 70 Danieli yahanuye. Ingingo ya kane ni ibimenyetso biranga iminsi y'imperuka. Ingingo ya gatanu ni urupfu. Ingingo ya gatandatu ni ibihe byo hagati. Ingingo ya karindwi ni ukugaruka kwa Yesu. Ingingo ya munane ni umuzuko w'abera. Ingingo ya 9 ni ukuzamurwa kw'itorero. Ingingo ya 10 ni umurage w'abera. Aho ngaho nituhagera nzabereka amakamba icyo azabasaba. Ingingo ya 11 ni icyumweru cya 70 giheruka. Ingingo ya 12 ni abahamya babiri. Ingingo ya 13 ni Isirayeli nk'ubwoko bw'Imana. Ingingo ya 14 ni ingoma y'imyaka 1000. Ingingo ya 15 ni zuko w'abanyabyaha. Ingingo ya 16 ni umurage w'abanyabyaha na Satani, hazaba intambara ya Goge na Magoge. None ingingo ya 17 ni ingoma y'iteka. Nitugera ku ngingo ya 10 nzabereka ikamba ritangirika ry'abanesheje kamere. Uzasanga nzabikomozaho kunesha ibitekerezo, ukanesha amaso, ukanesha ururimi, ukanesha igifu, ukanesha igitsina. Yesu ijambo ry'Imana riravuga ngo Adamu wa mbere yari ubugingo buzima, ariko Adamu wa kabiri yari umwuka utanga ubugingo. Bisobanura ngo icyo Yesu yabanjije kurwanya cya mbere ni icishe Adamu mu ngobyi ya Edeni, kuko yari azi ko igifu ari ikibazo ku bantu. Buriya yabaye twese tutarya twataha twakundanye. Hano yabaye Imana ikadushiramo kutarya twataha twakundanye. Nta kindi abantu bapfa, nta kindi abantu bapfa. Yesu rero yarabimenye, amenye ko Adamu Imana yamubwiye ngo ntugakore, agakoraho. Yesu agiye kuza, ijambo ry'Imana riravuga ngo ajanwa n'umwuka wera mu butayu kugeragezwa na Satani. Ni Matayo 4:1. Ageze amarayo iminsi 40 n'amajoro 40 atarya, kugira ngo yereke umwana w'umuntu ko umuntu atatungwa n'umutsima gusa nka Adamu watsinzwe. Ibyo kurya byari bihari mu ngobyi ya Edeni, yazize ubusa. Byari bihari, ibyo kurya byari bihari, ariko amatsiko no kurwana n'inda biramunesha. Yesu rero aje aravuga kuko Adamu ni ubugingo buzima, Yesu ni umwuka utanga ubugingo. Byanditswe mu Bakorinto wa mbere igice cya 15 umurongo wa 45. Haravuga ngo Adamu wa mbere yari ubugingo buzima, Adamu wa kabiri yari umwuka utanga ubugingo. Kuko icyo kurya aricyo cyagushije Adamu agakoraho akarya. Yesu araza aravuga ati ikibazo cyanyu ndakizi ninda. Umuntu ashatse amara iminsi 40 n'amajoro 40 atarya kandi ntapfe, arabikora kugira ngo arwanye ikibazo cy'igifu. Hari uburyo abantu bashobora gutwita batarasambanye ariko mukabirukana muri za korari. Ntabwo ari byo. Bamufashe ku ngufu mu ntambara ariko aratwise, muramwirukana muri korari. Abantu babakire bagira ibintu byitwa za pisine. Za pisine yaba ari umukire akibagirwa gukora iy'abahungu n'iy'abakobwa. Abahungu bakoga mbere bakikinisha, abakobwa bakurikiraho bagatwita iyo bari mu burumbu. Umushinwa aherutse kuja muri pisine ye arikinisha kandi afite abana. Umukobwa we nakurikiraho. Yari nk'ahantu hameze nk'Inyagatare cyangwa Kibugesera hashushe, intangangabo ntabwo zipfa, kereka ari Musanze wenda hakonje nk'ahariya. Wa mukobwa yaratwite, babyibazaho, barapima, barayoberwa, barashoberwa, bategereza yazabyarira, abyara fotokopiyasi, bamenye inda aturutse. Iyo udafite za pisine ebyiri rero, ngo hari y'abakobwa n'iy'abahungu. Abahungu bakabanza koga bakinisha, abakobwa bakurikira barasama. Wa muntu bafashe ku ngufu aririmba, muramuhagarika, azize ubusa. Wa wundi wasamiye muri pisine azize ubusa ariko muramuhagarika. Nizo mpamvu ijuru ryo urubanza rwaryo rumeze. Imana ntabwo izacira urubanza abantu nk'abo ngo bakoze ibyaha oya, ariko abantu babacira imanza. Nizo mpamvu babwiye ngo hari abasambanye badasambanye, hari n'abatarasambanye basambanye. Uwagiye muri pisine agatwita ntabwo yasambanye, ariko witegereje umugore wa mugenzi we akamurarikira yasambanye. Turebe muri Matayo 5:27 aratubwira hati
mwumvise ko byavuzwe ngo ntugasambane, ni Matayo 5:27. Njyewe ndababwira yuko umuntu wese ureba umugore wa mugenzi we akamwifuza tayari azaba arangije gusambana nawe. Wamurebye umushiraho ibitekerezo, utekereza uko byamera, tayari wanditswe mu ijuru kuri umusambanyi. Niba witegereje imiterere y'umugore wa mugenzi wawe ukamurarikira, ugatekereza uko byamera muri mu nzu, Imana yandika mu ijuru ngo warangije ibyo wakoze wabikoze. Nizo mpamvu nawe ukoreye kwihana. Ariko wa undi wafashwe ku ngufu ntabwo yihana. Ijuru na ukuntu ntabwo ari ahantu. Tugeze muri wa mwanya wo kumpa twatubazo ngo ndusubize mwazanye. Twatubazo mwazanye. Ingingo ya mbere ndayirangije mumpe twatubazo. Ejo umushumba yavuze ngo iki? Yarababwiye ngo hari uwagize imyumvire itagaragara neza, yandike ku gapapura kampe, none ko mutakampaye. Ubwo ntabyo, nta kibazo noneho. Ijuru n'ukuntu umeze ntabwo ari ahantu. Icyo ugomba kugenderaho ni umutima wawe, kuko ikamba ritangirika abantu banesheje ibitekerezo, bakanesha amaso, bakanesha ururimi. Ejo nababwiye ko napfuye ijisho, sinababwiye? Narababwiye ntariko nubwo napfuye ijisho, umugabo yagendanye n'umwana we, nakana karangije gardienne kagiye muri primaire, agenda agafashe mu ntoki. Noneho bageze imbere bahura n'umuntu ufite imodoka, arahagarara. Aramukanije asanga bariganye. Asanze bariganye, aritegereza. Basezeranyeho, ngo inyana y'imbwa no yaguze imodoka. Kakana kararikacira karishira mu gutwi. Baragenda bageze imbere basanga inzu an etage bari kubaka igeretse. Arayitegereza, arabaza ati inzu ni yande? Bamubwiye izina asanga nawe bariganye. Izi nyana z'imbwa zose zaguza amazu, zaguza imodoka. Kakana kaba kabishize mu gutwi. Kakana ku ishuri mwamera avuga ati mwese mwaje kwiga bashayi, mwese buri mwana nambwira icyo ashaka kuzaba. Akana karasimbuka kambere kavuga ngo nje nzaba umusirikari, batekora huri umugabo sha uzarwanira igihugu. Akandi karasimbuka ati nje nzaba muganga, baturakoze uzatuvura sha urakoze. Akandi karasimbuka ati nje nzaba agoronome, baturakoze uzatwemenyera imyaka. Akandi karasimbuka ati nje nzaba pasiteri, aturakoze uzatubwiriza ubutumwa. Imirimo yose barayikacira ministeri. Kakandi karaceceka. Bati nta usigaye, bati kanaka nitoro yavuga. Bati nawe tubwira icyo uzaba. Araza n'imbere y'abanyeshuri avuga ngo njyewe nzaba inyana y'imbwa. Abantu bagira ngo karasaze cyangwa sha nibite. Ati mpamvu ngiye nshaka kuba inyana y'imbwa. Pasiteri agenda n'amaguru, ariko inyana y'imbwa ifite imodoka. Duturanye na mwarimu ntagira inzu, ariko inyana y'imbwa igira inzu. Amaso ni ikibazo. Icyatumye akora icyaha kingana gutyo cyo kugenda tukabantu nuko yarebaga. Yaba impumyi ntabwo yari kumenya iyo modoka. Yaba impumyi ntiyari kumenya iyo nzu. Yaba impumyi ntiyamenya abaturanyi uko basa. Nizo mpamvu Yesu yavuze ngo yabaye mwari muri impumyi mufite amahirwe. Ntabwo mukora ibyaha, ariko kuko muvuga ngo murareba ibyaha byanyu bihoraho. Amaso ni mabi. Abapfuye amaso rero mwikwirirwa muri ababara, ibyaha biri kugabanuka buhoro buhoro. Katuje ku ngingo ya kabiri, ibihe 7 Imana yageneye isi, ariko mwanze kumpa twatuntu. Ibihe 7 Imana yageneye isi. Igihe cya mbere ni igihe cyitwa ubuziranenge. Igihe cya kabiri ni igihe cyitwa umutimanama. Igihe cya gatatu ni igihe cyitwa ubutegetsi bw'abantu. Igihe cya kane ni igihe cyitwa amasezerano. Igihe cya gatanu ni igihe cyitwa amategeko. Igihe cya gatandatu ni igihe cyitwa ubuntu. Igihe cya karindwi ni ingoma y'imyaka 1000 isozereza ku ngoma y'iteka. Abantu babayeho mu gihe cy'ubuziranenge ntabwo basa n'abayeho mu gihe cy'umutimanama. Imana imaze kurema Adamu na Eva, yabashize mu ngobyi ya Edeni, ariko umugambi w'Imana yari yabaremeye kurama iteka ryose. Ukurikire neza. Icyo ni igihe cya mbere. Igihe cya kabiri
ni ukuva ku rubyaro rwa adamu kugera ku rubyaro kuri nowa. Igihe cya gatatu ni ukuva kuri nowa kugera kuri aburahamu. Igihe cya kane ni ukuva kuri aburahamu ukagera kuri mose. Igihe cya gatanu ni ukuva kuri mose ukageza kuri yesu. Igihe cya gatandatu ni ukuva kuri yesu kugera ku ngoma y'imyaka 1000. Igihe cya karindwi ni ukuva ku ngoma y'imyaka 1000 kugera ku ngoma y'iteka. Nibyo tuziga wenda nejo bundi. Imana imaze kurema Adamu yamuremeye kurama iteka ryose, murabizi, kuko urupfu ni ingaruka y'icyaha. Kandi Adamu amaze gukora icyaha, mu ngaruka ni ibintu bitandatu bikurikiranye. Habanje isoni, hakurikiraho kunuka, hakurikiraho kurwara, hakurikiraho gusonza, hakurikiraho kurwana intambara, hakurikiraho gupfa. Zo ni ingaruka z'ibyaha. Abatarishwe n'indwara, ntibicwe n'inzara, ntibicwe n'intambara, n'abajanwe n'umugezi, n'abariwe n'intare. Ari igihe njya mbona akenshi ugasanga birababaje, umuntu agapfa bagatanga miliyoni 6 ngo bamushingure mu cubahiro. Miliyoni 6 yo gushingura umuntu mu cubahiro, miliyoni 6. Waje gusanga ugasanga barunzeho amafaranga, wenda umugore wasigaye ubusa, ugasanga barumunabe basigariyaho barapoteje miliyoni 6 ku muntu utakivuga. Ese muri gushingura mu cubahiro kugira ngo bizagende biti? Ngwigo ngo burya ngo uyu muntu adashinguye mu cubahiro ngo abasuzuguritse. Umuntu utagihumeka sarasuzugurika. Imana ntabwo ari yabapfuye. Ntabwo uwashinguye mu cubahiro azazuka ngo wariwe n'intare atazuka. Uwajarwe n'umugezi azazuka. Uwo batwikiye mu nzu azazuka. Uwariwe n'inyamaswa azazuka. Murahangayika. Ayo mafaranga mwayakoresheje mugasigira umudamu we aho kuba, mugashakira udukoresho umudamu, ariko ntimutanga amafaranga angana nkayo nga. Ico nugutekereza buhoro. Mwijuru ntabwo bizagendera kuri ibyo. Abazazuka bose bazaba bambaye ubwiza bw'Imana. Ijambo ry'Imana riravuga ngo mwijuru ntabwo hazageraho igitsina ngo uvuge ngo uyu ni umugore uyu ni umugabo. Abamarayika si bagira ibitsina? Habwo ni ukwambara ubwiza bw'Imana abantu bakanezerwa gusa, kuko ahantu habaye umugore n'umugabo intambara zagaruka kandi arizo twanga. Imana imaze kurema Adamu na Eva rero yabaremeye kurama iteka ryose. Irababwira ngo ku giti cyose cyo muri iyo ngobyi mukwiriye kurya imbuto zacu, ariko igiti cy'ubwenge kimenyesha icyiza n'ikibi ntimukagikoreho. Umunsi mwagikozeho no gupfa muzapfa. Ariko mu ngobyi ya Edeni Imana yari yashizemo ibiti bitatu. Hari igiti cy'igikundiro cyera imbuto ziribwa, nitangirira igice cya 2 umurongo wa 8 n'uwa 9. Hagati ya ngobyi hari ikintu cyitwa igiti cy'ubugingo, yabashaga kurambura ikiganza agakoraho akarama iteka ryose. Hepfo hari igiti cy'ubwenge kimenyesha icyiza n'ikibi. Uwiteka Imana avuga ngo nukirya no gupfa uzapfa. Imana imubujije kurya aranga ararya. Imyaka yo kurama iva ku iteka igera kuri 900. Imana iravuga ngo aba bantu kuko bancumuyeho ntabwo ndashoka mbarakariye ngo mbarimbure, ndabaha imyaka 900. Ya myaka 900 nibibwiriza bakisubiraho nzabasubiza ku ngoma y'iteka. Ya myaka 900 Adamu yaramye imyaka 930, Nowa yaramye imyaka 950, Metusera yaramye imyaka 969, Jeredi yaramye imyaka 962. Ni ikigero Imana yari yabahaye cyo kurama kugira ngo bisubireho batekereze kwa kuyoba kwabo, bisubireho bubaha Imana. Noneho Imana bagarura ingoma y'iteka biranga. Icyo gihe ni igihe cy'ubuziranenge. Bimaze kwanga Imana iravuga ngo ndaha 900. Ya 900 ibyaha biriyongera
reka tuvuge ku gihe cy'ubuziranenge. Igihe cy'ubuziranenge cya Adamu atarakora icyaha cyari igihe cyiza mu ngobyi ya Edeni, ariko bari bemewe guhinga no korora, nta wundi murimo bari bemerewe. Narizo mpamvu kugeza uyu munsi wa none abantu bafite ibyaha bose, ariko abafite ibyaha bike ni abahinzi n'aborozi gusa. Niba uzi ko utabeshejweho no guhinga no korora, ufite byinshi kurushaho, kuko kuriya gusigara mu bujiji no kudatera imbere, burya udateye imbere n'ibyaha ntibitera imbere. Icyaha cyaje nyuma y'urubyaro rwa Kayini, itangiriro ka n'umurongo wa 20 na 22, cyaturutse mu bahanzi. Abahanzi ni abanyabyaha, hakurikiyeho abanyamyuga. Abanyamyuga ni ikibazo, kandi abakobwa barushe. Nyabuna ntugasanga umuhanzi, uzigengesere gusanga intore, ugasanga umuhanzi, ugasanga abanyamupira nubwo bafite amafaranga ariko nindusha. Wari uzi ko umuntu agenda akamara umwaka kandi muturanye, bakamuhamagara yarangiza igiterane hano abandi bakamujyana atageze mu rugo, yarangiza igiterane hano abandi bakamujyana atageze mu rugo, yarangiza igiterane hano abandi bakamujyana atageze mu rugo. Umugore agategereza, we azaza ryari? Abahanzi, itangiriro 4 umurongo wa 21, ni abanyabyaha. Umutayeri uragenda ukamubwira ati dufite ubukwe kwa gatandatu, uyu munsi ni kuwa mbere, ati nta kibazo. Ati rambikaho, usifite avance, ati ndayifite, ukayisiga. Wamara ukagenda akabiceceka. Nzaza kureba ryari? Kuwa 4 ahugeje. Waza kuwa 4 yabona urahingutse akagikata kugira ngo utakijana. Kuwa gatandatu mu gitondo bazo ati ndaje gushikira bya bintu, telefone ntayifate. Usera kwa Cordonier ati kuramo inkweto ube wambaye iyi, uje nk'ahantu wigenzagenza. Wakwigenzagenza ugasanga yagiye. Igihe cy'ubuziranenge cyari igihe cyiza, cyari igihe cyemerewe guhinga no korora. Itangiriro 2 umurongo wa 15 na 16, bagahinga bakorora, niyo mirimo yari yemewe. Nibo abantu b'imfura, nta mfura y'umucuruzi. Njambaza abacuruzi iyo ngiye kugura ibintu nkagura, yamara kangarurira nkabara, ntari kumpaye make. Ati ni gute? Nti nuko wampaye akayamba. Naje ahandi nkagura yangarurira, ntari kumpaye make. Ati hasigaye ngaye akayamba. Habati ko mwibesha mu mpa make, ko mutibesha muri kumpa menshi. Ubuziranenge Imana yari yabuduhaye kugira ngo azarame iteka ryose, ariko arabyangiriza. Ikintu cishe Adamu, ijambo ry'Imana muri itangiriro 3 umurongo wa 6, abantu benshi bavuga ubutumwa, bamara bakavuga ngo Eva ngo yatandukanye n'umugabo we, ngo aragenda ngo aje ahantu hihishe, ngo agezeyo ngo ahura n'inzoka, ngo yanzukire iramushukashuka. Ni ikinyoma, ntabwo ariko Bibiri yavuga. Amagambo yose inzoka yavuganye na Eva, Adamu bari bicaranye. Dusome itangiriro igice cya 3 umurongo wa 6, aravuga ngo uwo mugore, ni itangiriro 3 umurongo wa 6, uwo mugore abonye yuko icyo giti gifite ibyo kurya byiza, kandi ko ari iki gikundiro, kandi ko ari cyo kwifuriza kumenyesha umuntu ubwenge, asoroma ku mbuto zaco arazirya, ahaho n'umugabo we wari kumwe nawe. Abantu barabeshaga ngo umugore ngo yaragiye ngo aja gusoroma, ngo umugabo arasigara, ngo amaze gusoroma ngo ahura n'inzoka, ngo inzoka iramushukashuka, ngo agwiyongiye yagarutse aza yaguye nawe arazashuka. Oya, bari kumwe. Amagambo inzoka yabwiraga Eva, Adamu yarabyumvaga, ahubwo yishwe n'ikintu cyitwa ubuganzwa. Nanizo mpamvu byahishwe 21 umurongo wa 8 havuga ko inganzwa zitazaja mu ijuru. Adamu niwe wahawe amasezerano, yagombye kuvuga ngo ceceka, ntabwo ibikururuka bidutegeka. Ijambo ry'Imana ravuga ngo mubyare, mwororoke, mutegeke. Ibigururuka mu bitegeke, ibikuruza mu bitegeke, ibyigenza n'amaguru mutegeke, ibiguruka mu bitegeke. Ibyo Satani yihanze mu nzoka, kandi inzoka ari igikururuka. Adamu ananirwa kumenya ko
bagendere ngo avuge ati no, ntabwo ibikururuka bizadutegeka, ahubwo nitwe twahamagariwe gutegeka byose. Ngo abwire Eva ati wibeshe, ntabwo inzoka idutegeka. Eva aratamira ararya, ahereza n'umugabo we bari kumwe, nawe aratamira, babaraguye. Rindi inshingano zawe. Hari igihe mu rugo umuntu ashobora kuvuga ati mbo umugore arananiye, ariko kugira ngo bidasakuza ndemeye da, ndemeye. Mushiki wawe yahagera uri umugabo, umugore akamwirukana. Mwene nyina yahagera ugatinya kumwirukana. Kubera iki? Akurusha imbaraga, kuko iyo afite inkono akagira n'uburiri rakuruta. Umuntu wakurushije inkono akakurusha uburiri, umugabo ugora adatetse ntabwo urateka abashitsi bahari. Umugore adashashe nturaja gusasa. Ico washobora nuvuga ngo mberekeza nkwereke umujyi wa Kigali mwa. Wabageza harahirye ukabajana mu restaurant. Ariko si kubagaburiye mu restaurant barararaye, barasasirwa nande. Kavuga ati aho kugira ngo bisakuze, reka nemere umugore antegeke kugira ngo yemere gutekera abashitsi. Reka nemere umugore antegeke ndihire mwene nyina ku ishuri kugira ngo yemere kungaburira. Reka nemera antegeke nyina bari ubona umwanya hano, mama nashaka ubure, ariko buce kabiri ndebe. Kuko umuntu kurusha inkono akakurusha gusasa, akurusha byose. Nibyo mama ashobora kwinyagambura ati we nyoko azaga kuntegeka ni wankoye uti ntakagaruke. Uyo murumuna wawe nawe unyura hano akabanza kurya avuye ku ishuri uti ntakagaruke. Atariko mwene mama ari mu bitaro hariya Kibagabaga, ntabwo wakoherezeho 10,000 utizohereze kugira ngo ubone aho urara. Ukemera kuba inganzwa. Noneho rero umugore uganza umugabo ni umujura, yandikwa ku rutonde rw'abajura, naho umugabo yandikwa ku rutonde rw'inganzwa. Nuvuga ngo kuko ashatse kwiba icubahiro cy'umugabo, ubujura burimo byinshi. Hari abiba amafaranga, hari abiba icubahiro, abo naba nabajura. Hari nabiba kuriganya by'umunzani. Nuvuga ngo umuntu araza agaterura akaba aribye, undi akareba yaba ari kugurisha ku soko, bayabona barabikunza kongera igishiro nawe akaba aribye. Undi agakoresha ibyangombwa bitari byo nawe akaba aribye. Undi akiba icubahiro agera muri Kenya buri cumbi nkuko ndagera muri Kenya. Nkaburaho ndara nkagenda nkigenza mwiriwe ninjere president w'itoro rya ADPR mu Rwanda. Bati nibyo riye, uwa mbere yarinde nkamuvuga, uwa kabiri yarinde nkamuvuga, uwa gatatu yarinde nkamuvuga. Bati niwe ni president, bakancumbikira bakandeba neza. None hasigaye nkakirwa nkaba ndabiriye kandi ndi umujura. Babyita ikintu ca calomniation. Ikibazo kiraje. Mwiriwe neza, ko mwatubwiye ijuru ari ukuntu ku munsi w'imperuka ko abazazuka bazajahe. Iki ni ingingo ya 8, ntabwo ari ingingo kuko ivuga tuzavuga kuzuka. Ngiye kuyivugaho make. Ijuru Imana yaravuze ngo ijuru ni intebe yanje, isi nayo ni intebe y'ibirenge byanje, muzanyubakira nzuki aho nzatura hagati yanyu. Ni Imana yashatse kwerekana ko ijuru ari imitima yacu. Ariko noneho muri Ibyahishuwe 21 ijambo ry'Imana riravuga ngo mbona ijuru risha, mbona n'isi nshya, kuko ijuru rya mbere n'isi ya mbere byari byashize, n'inyanja nayo yari itakiriho. Mbona ururembo rwera Yerusalemu rumanuka ruva mu ijuru rwiteguwe nk'uko umugeni arimbishirizwa umugeni we. Numva ijwi rivugira kuri ya ntebe ngo dore ihema ry'Imana riri hagati hamwe n'abantu bayo. Imana izabana nayo, bo izitwa Imana yabo, izaturana nabo, nabo bazitwa abantu bayo. Ijambo ry'Imana avuga ngo izahanagura amarira yose ku maso yabo, urupfu ntabwo ruzongera kubaho ukundi, nta kuribwa, nta gutaka, nta no kuboroga, kuko byose bizaba bishize. Tuzicarana n'Imana, ururembo rwera Yerusalemu rumaze kumanuka ruva mu ijuru ruje hamwe n'ihema ry'abantu, hasigaye Imana iturane natwe. Ni ikibazo nzasobanura tugeze ku ngingo ya 8, twima ingoma y'iteka ryose.
ni ukuvuga ngo tuzabana n'Imana mu rurembo rwayo rwera, hahandi hatakeneye kumurikirwa n'izuba n'ukwezi, hahandi hamurikirwa n'ubwiza bw'Imana, byanditswe mu Byahishuwe 21:22, hahandi amarembo yaho atazugarirwa ku manywa na nijoro, kuko nta joro rihaba. Aho niho tuzaba, ni ururembo rwera Yerusalemu ruzaba rwamanutse, ariko ruzamanukira abandi, ruzamanukira babandi bafite imitima iboneye. Hahirwa abafite imitima iboneye, kuko ari bo bazabona Imana. Nzasubiza ingingo ya 2 tugeze ku ngingo ya 8, ariko tuzabana n'Imana ururembo rwera Yerusalemu rumaze kumanuka ku isi. Noneho rero mu ijuru ni ikintu bita esikare, aho tuzahurira tunezerewe, tumaze kunesha, tumaze kwambikwa amakamba. Icyo gihe izaba ari imyiteguro noneho, kuko abadayimoni bagarukiye ku ijuru rya gatatu. Danieli yarasenze, Imana irasubiza, isubije igisubizo gihera mu kirere. Amara iminsi 24 umwami w'Ubuperesi yagifashe. Nuvuga ngo Satani yambitse imbaraga umwami w'Ubumede n'Ubuperesi, noneho rero kirafatwa. Iyo musenga rero, ntabwo mwe kuja murirukana abadayimoni mutekereza ko bari ikuzimu gusa. Abaefeso 6:12 haravuga ngo ntabwo dukirana n'abafite inyama n'amaraso, ahubwo dukirana n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Nuvuga ngo kino kirere cyuzuye abadayimoni, kugeza ku kirere cy'abamarayika n'abadayimoni gusa. Iyo usenze amasengesho usaba Imana, Imana imanura igisubizo kigafatwa, kuko watsindagiye ngo ndaguhambiriye, icyo nguhambiriye ngutsinze ikuzimu, ukagira ngo ikuzimu nta Mana iriyo. Wazamura icubahiro ukagira ngo hejuru nta badayimoni bahari, uko ni ukwiga nabi. Imana yacu idusangiye kugira ngo tugire imitima iboneye, tugire imitima iboneye, turushaho kwiboneza kugira ngo duse na Yesu. Hari ufite akandi, haje akabazo kamwe. Tuzabana n'Imana, izatura hagati yacu, izitwa Imana yacu, tuzahinduka ubwoko bwayo. Ni ku ngingo ya 8, nzabisobanura neza. Ubwo ndangirije ku gihe cy'ubuziranenge ca Adamu na Eva, bari baremewe kurama iteka ryose, bakabyangiriza, bagahura n'ingaruka ikomeye yo kunuka, yo kugira isoni. Nubona uri kumwara uzamenye ko hari ikibazo, nubona uri kunuka hari ikibazo nyine, kuko twakoze ibyaha. Injangwe irama imyaka 20, n'inka ni 20, n'imbwa ni 20, ariko iyo uyihumuriye ntabwo inuka. Injangwe iraza ikinjira mu buringiti, ikitwikira igafurura, yamara kwavuga asanga nta mwuka mubi uhari. Ariko umuntu namare kabiri adakarabye. Tugiye gusenga Imana. Ni bande bumva bakeneye kuzabana n'Imana muri urwo rurembo? Abumva bakeneye kuzabana n'Imana muri urwo rurembo, Mana turagushimiye, turaguhimbaje. Data wa twese uri mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo. Ibindi biremwa byose warategetse biraba, ariko umuntu uramukunda, uramubumbabumba, uravuga ngo tureme umuntu agira ishusho yacu. Ndagushimiye Mwami ko umwana w'umuntu ari ufite ishusho yawe. Uravuga ngo mugende, mubyare, mwororoke, mugwire, mwuzure isi. Ariko ugiye kubafata ubakunda, ubajana mu ngo bya Edeni, ushiramo igiti cy'igikundiro cyera imbuto ziribwa. Hagati yacu ushiramo igiti cy'ubugingo. Yabashaga kurambura ikiganza akagikora akazara iteka ryose, ariko aragwa ava mu buntu bwawe. Ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo ntabwo wamutereranye na hato. Yesu Kristo araza. Ijambo ry'Imana rivuga ngo Adamu ubwe yari ubugingo buzima, ariko Yesu Kristo aza ari umwuka utanga ubugingo, aza ari kurwanya ibyatsinze Adamu, aratuneshereza. Muri we niwe duhanze amaso. Ijambo ry'Imana ravuga ngo nta cyaha yakoze, nta n'uburiganya bwabonetse mu kanwa ke. Aritanga arakubitwa, aritanga aratukwa, ntiyabasubiza kandi yikorera ibicumuro byacu bibamaya ku giti. Imibyimba ye niyo yadukirishije kugira ngo duhinduke gukiranuka kw'Imana.
ntabwo yakoze icyaha, ariko Imana yamuhinduye kuba icyaha kugira ngo abari abanyabyaha duhindure gukiranuka kw'Imana. Abatambikire bagasubira inyuma ubababarire, abariganyiye ubababarire, abaragize intege nke ubababarire, hari abagize kuregura ubababarire, hari abigize kwibwira kubi ubababarire. Weze imitima y'ubwoko bwawe kugira ngo nugaruka mu gihe gito tuzagusanganire tutaguha isari, mu izina rya Yesu, amina. Uwiteka umva gusenga kwanjye, gutaka kwanjye kukugereho, gusenga kwanjye gushimwa imbere yawe kumubavu, no kumanika amaboko yanjye kube nk'igitambo cya nimugoroba.